Narayamenye byangezeho narabyumvishije umforomi Jackie waramutse neza mukuruzi ndashima Imana nta nahise kuzindutse aho kuri boutique niho ngiye kugura agaswari ahubwo inzira y'Iwacu iri kujyana nanjye ari umuturanyi ngiye kuranga abantu myo ngo aranshaka ntago nzi ikintu ashakira ubwo ndakimenya hageze disi basa neza dore none ntutwite uravuga gutwita ihora riri baro wariraye sha nabyuze ko nabona ko birimo birahinduka nyine bashyizemo gapoze nari akoze kubyara buri munsi aho byari bingeze kuri sha biricara birica pe ubwo nacukije namenye ubwenge inama narazifashe mbega nzifitaha ariko nibyo ibyo rwose ugomba gufata umwanzuro umuntu ahora mu bana ntatera imbere uhora mu mpinja nyine ugahora inyuma ariko ubu ngubu ubwo wafashe umwanzuro uzashaka n'icyo ukora ingisa byare bingeze shawe cecekera impeka za buri munsi ninde ni foromina ariko umwanzuro nafashe ubanza none nanjye ubu nabo mujyanama Imana ishimwe n'ukuri Imana ishimwe babikaze nyine nako amakuru yagakwandise shaka kwandaraho ntago muheruka abagiye gushakisha sona twabaho gute ntago agikora ata mu rugo wapi twajyaga duhura nciye nko kuri boutique muri ino minsi hari ahantu yari yagiye ariko numvisha amagara ambwira ngo gasa nkaho kagiye kurangira agiye kugaruka yego Imana ishimwe n'ukuri nakomeza ashakisha akone nyine ndaje mwitegure uyu murumuna wawe nsekeje naho niwe mukuru ni mukuru wanjye mama inkada mbese igicari so muzi uko biba byanyebeye ariko se buriya ko mbona aho ratega amamoto abavuye rimwe na rimwe abavuye gusenga cyangwa se ku isoko cyangwa muri gahunda ze hari se ko umuntu mukuru hako se Jackie ko mbona wamaze kwiteza imbere utuntu twose watunyarutsemo uriya mukuru wawe emeze kwiyame nongere nkwiyame sinya nkunda abantu batwinjirira mu buzima kwisubwira nabi se kuri wanjye sumuzanye ibiganiro byaduhurizaga hano uzanye bo mukuru wanjye ute nuko narega mbona ari ngombwa rega wa muntu ubona buzi iki yari yaza kugusaba ese ugira ngo kugira icyo umuntu abura no gusaba undi foromi ujye uganira ibindi sinzingere nongera kumva bivanga mu buryo muryango w'iwacu rero ubwo bigize intambara simbikunda ahubwo baye ndabizi mwanga abantu bababwiza ukuri nzaba mbarira Naramutse neza gitane neza ndashima Imana uzindukiye sinari ngukumbuye watambutse ukazana agatebo nzikicara reka nakuzanira agatugarire simbora suri mu kazi ntiwanamfasha reka imirimo yanyu ari umunsi ntabwo wamfasha sanze bene wanyu bose bagiye ku mugezi yego nyine twebwe amazi yarabuze ajya gufurira kuri robine ya rusange n'iy'isoko ubu bose niho bagiye hanyuma nawe usigara muri ako ndakubonye rero kangusetse mperutse guhura n'uwo mugore wo kwa Gakwanda waduciye hora tubonye ahantu twari turi ukaducaho na moto sinzi umumotari mwerekana mana yanjye abakuvuze ariko nari mwinshi ntukatwivangira mu muryango yego harimo mbaza ngo buriya ngo uvuye he gafite ubujarwa bwinshi bw'abatindi uko bagira n'ibibavuna ahubwo se aka gacyayi niko wari uri kunywaho nanjye ninywere muvandimwe nta kibazo ndabona ari n'ibikoma reka sinye mu gikoma sindatya n'ibyayo yigize mama rubyaro n'isakisira igikoma ari cyiza mama sameza ari kumburiye abana none nsanze ntaba hari nawe uri kumbaza agiye kumugezisha mama ameze atese ameze neza undi se kudaheruka kuza kumusura yewe agaruka umwana dufite inka yabyaye nitaho hano imirimo yo muri uru rugo se sha
ubizi ko nyikora njyenyine ubushoboye n'ubundi wowe nibyo byo kunda se nibaza imiruho ubwo hari n'ingurube n'ihene n'inkoko n'ibiki byose wavuga ngo iki wavuga ngo iki ubwo biraho biruzuye ubuse wakuka njye rero nibyo nirirwamo nizengurukaho mu mase nizengurukaho suzi ko mfite n'akabotike hano ntabyo nareba nsigaye narakoze botike ariko se sha njyayo ryari n'uhora uteye imbere wabaye umukire kugira ngo njyayo ryari ubu ngubu reba aho isaha zigeze sindakingura rero simwe miraga imiruho byose wagiyemo byose wabyiritsemo ariko rindira akagenzaze noneho tuzakora tuve hasi bikomeza kundatira ibyo by'izo ngo zawe reka mbe nigendera ahubwo nzagaruka nje kureba abana ko ari bo nashakaga reka nta mpamvu yo kwicara ariko wowe amasaha nayo kwicara mama rero nkubwire tazaza umuha ibigori nabonye mwebwe bugifite ibigori bibisi tazaza umuha ibigori byo kokereza abanyeshuri ariko ntiwambwiye neza mbwira ubu ni uwo mugore hariya ngo arimo akubwira ngo iki ntabwo wazimbwiye ambwira ngo nakwigishije kwiteza imbere ugiye hehe mbese karimo karakugenza wagira ngo niho kakurose ko kagenda ubusa ndabona ngenda bose mureba hirya naramututse nanjye naramusomera abwiye ntukivanga mu by'umuryango w'iwacu reka muherekeze shaje icara ntabwo yerekeze Mama gaita. Anje. Weee. Karame shameze neza. Narindi kwiga shaho. Nukuri. Ako profe nawe. Ubu harindi examen. Mwana we. Sha narindi kwiga ariko ntago biri kujyamo. Ako reka nkomeze nyine ngerageze ndebe. Koko? Numva ari hatari. Sha wahura n'iki ko mba mbona bitari no kujyamo. Umva kaminuza ni stress ntabwo wabyumva. Stress gusa se. None ntabwo ibintu byambaye ejo bundi ngiye kwinjira class. Sha nyine yari yanze ko ninjira class ngo ntabwo ndishyura ya mafaranga ariko uyu munsi bwo ndaza kubikemura. Ego. Amakuru se yabamugisha ahubwo we. Hani wagiye kubaza. Shamugisha n'umwana mwiza ejo bundi nyine yanjyanye ahantu ngo tujye gusenga. Nta cyumba nyine twari twagiye gusengera. Umva byari byiza. Namwe muzahaza. Ngo shabwo tuba dukwiye no gusenga nyine kugira ngo ni exam tuzayitsinde. Ko ndabona bitoroshye. Ego. Nta kibazo nyuma ya class naza kuza kukunyuraho nakubwira nyine nkakwereka tukaza kuhajyana ubwo ntabwo wahamenya wizanye naza kuza kukuyobora ubwo nanjye n'umugisha wahanjyanye rega. Oya ntabwo ari kure ni minota mikeya ufashe akamoto se burasi akamoto kuhagera ni 4 yonyine ntabwo ari kure. Ego.
ingusha mwana uze nyine tujye kureba ko twasenga indi Imana ikatwumva tukazatsinda. Urabona kaminuza yoroshye yo kuyigamo ntabwo biba byoroshye. Ako wanje ntukansetse ngo ibyo numva bishoboka. Oya se yego Mugisha niko yabaye rega, Mugisha niko yabaye, ntabwo ajya ahinduka. Ibye ni kuriya, ntabwo ashobora guhinduka nyine, ntabwo wabyumva. Ariko disi ni umwana mwiza, umwana mwiza pe. Oya ibya profile ndi kukubwira, ejo nibwo naje nakererewe, nubwo mu gukerererwa aranambwira ngo ntabwo nishe nyine amafaranga yaburagaho. Urabizi ntabwo ari kwinjira mu exam yiwe utamaze kwishyura amafaranga yose. Ngo ndamubwira nti nambaburire byibuze ngo exam iriya munsi kuko urabizi usibye ko exam bisaba ngo uzongere gushyira andi mafaranga nyine bukagukubira. Arambwira ngo okay, arandeka ndinjira. Ariko nyine niyo mpamvu yo kubwira ngo uyu munsi ndabikemura, umunsi bwo ndaza nayazanye ndabizi. Ngo sha barayama nyine n'Imana iba yamfashije byose bikagenda neza. Ubwo nta kibazo. Ega ntako tuba tutagize we, ntako tuba tutagize pe. Wowe se bitahubwo kutari kumbwira wowe warayishyuye yose warabikemuye cyangwa ntabwo uranayishyura ubwo uri kumbaza gusa? Warasoje? Aho ni sawa noneho. Aho ni sawa pe. Ubwo turaza nyine guhura nta kibazo nimugoroba after class ndakubwira sibyo? Sawa sawa. Natari exam ndizera ko noneho umunsi biraza kugenda neza pe. Mana njye imbere mbikore. Mbwire bose ibyiza yankoreye nzayibyinira neza. Yego mwa shize. Naho gicanze. Makuru keza kuzwe. Makuru yawe. Reka nkwa ariko sinda kwakira. Ese mwana we ibintu bikura he kudakora koko? Unteye agahinda mwana. Weshanga mara gutekerejeho cyane. None kundi yamwikwicara. Reka twicare ariko shanga. Yamwikwicara abantu ujyane mu nzu rebe nakantu fata. Konyugo senzi nawe nukuri mvuye mu rugo numva ameze neza rega nta kibazo. Nuko ninshanga zinuko maze ibintu. Ngahacare ndaje no tuganire. Ariko se mana yanjye. Uriya mwana ari aba ntekereje ate koko. Ariko arankunda nkuko musaza wanjye ankunda. Aba yakuye hese. Dashe nanjye nzakadodeshe ntambare neza. Niba kutagira umugabo. Nuburize nishaka amazi reka bari n'imira n'ibyo. Imana izabona nuko mwana. Nivugishaga. Ukuntu Imana inyandika. Bimeze biteze. Urantunguye. Muri iki cyaro cy'iwanyu bameze mute? Turaho. Yego. Ubona ko nari ndi gukora agasuku ndi guhanagura. Harya usigaye wowe wenyine nta muntu ufite mufatanye wawe abana bose bagiye. Yego. Bavuye ku ishuri bajya mu biruhuko. Urabiza abana b'iki gihe ko nabo bakuganza. Kamwe kwegera ahubwo numva n'agahumuro kawe. Simba nanaguheruka. Hanyuma wambwira inkuru zazindi wajya gumbarirana mbere hose. Ahubwo ndavangaho nambyiniye. Mamara kukubyinira gusa. Nabyiniza Bikira Mariya nizo nkunda. Oya urambyinira zirarara. Zirarara. Kuko kwikayimba turazibyina. Ntaho naziherukaga hariya se ugeze ngo hari n'umwanya. Mama mukazi wawe ko asigaye yarashaje. Wagize ngo hari n'ikintu kivuga. None se mama noneho buri munsi uko tuvuga. Noneho buri munsi uko tuvuganye buri munsi arambwira ngo ntabwo ndimo kumukorera ibirori ngo nta kuzukuru ngo ntabiki. Ariko se ahubwo ntibagiye kukubaza. Nawe ugiye kumera nkawe se?
ese ninde noneho wakugira inama yo kwambara nk'abakobwa mukuru nakubashye naje nambaye neza ko hari ikintu wibwiye ukaba ntacyo wambwiye oya ntumbwire ko iby'abagabo na n'ubu ndacyakomeje naguri erega njyewe ikibazo iyo abagabo baje haza abantu basuzuguritse ahandi ba nta kigenda kandi njye ndashaka umugabo nyine uhagaze neza ibyo uri kuvuga se nibyo rwose kandi ndacyabikomeje umugabo uhagaze neza gute se gicari wanjye ufite agafaranga umeze neza nyine ufite imodoka nziza uhagaze njyewe se nakose ubwiza bwanjye n'ubu zishanga si ukuba ndi mwiza si igishoro si byo byonyine byampesha umugabo nshaka nkubwire mwana wawe reka nkubwire umwana usanga ugiye kumbera nka mama ugiye kumbwira ibyo ngibyo ntabwo nkubera nka mama iwacu nta muntu uhera ku ishyiga ntaba hari bagumiwe none kwa Petero nimwe mugiye kubyadukana nanjye ntabwo nzahahera rega mwana wanjye reka nkubwire ibi ntabwo ari byo ni nakubonye gutya ndishima ndavuga nti umwana wanjye buriya hari ikintu yibwiye nzi kuje kumbwira ngo nibura ndebe ko nzashira icyaka ejo bundi washanga nimbona umugabo mwiza nzakubwira we tuza kandi azaza rega sikera ubwiza ako se binde ubona nshaje reka ndacyari muto kubanza buzaba icyondo oya ndacyari muto humura we tuza nzakuzana umukwe mwiza nyine umwe mwiza nyine wa Mariya wo kwa Yosefu ntabwo mungana ntuzi ko abyaye kane ariko uriya nawe yiraza umuruho se ntore ukuntu nawe yabaye ubona kigira agasura uzi nkumiye agasura agira nawe ure bwatsenye oya wanga ntakikora umugongo ni igitutsi sinabigutuka gira vuba ashanga ibyo ntabwo ari byari binzanye narinje ngo tuganire nkubwire amakuru meza rero n'ukuntu meze hanyuma navuga ngo nifuza kuzana niriya mpano rero ntago nabyo bitangiye kumbwira wanjye n'ubundi urugo rutangwa n'Imana tikatwiganira unyibwira amakuru yo mu rugo mbwire papa ko ameze mbwire icyo uteganya gukora naho ibyo gushaka Imana irabizi izabidukorera umva nkubwire ngiye ikintu mba ngomba gukora ni ukuguma mu rugo nkakaraba nkambara neza nkicara hanyuma cyakora muri iyi minsi yarantu nabonye akantu k'agasore kagenda ukuntu numva nyine ndabukuza ariko nareba nkabona nta kintu afite ariko nubwo nta kintu afite napfa kumwemera nubwo nta kintu nawe se gira vuba mwana ariko se urugo n'amatungo bihabwa n'ababyeyi ariko nyine nabonye murusha imyaka buriya rero imyaka ni mu mutwe sha nyine buriya rero ndumva ari uwo nguwo niwe nabonye nibura numva muze ku mutima ariko abandi bose baza warakuvugisha ntabwo turavugana ariko nyine naramubonye ko mwabashizemo nuko ishitambuga tano rwo wambaye yanyanga reka nta muntu wanyanga yambonye nawe shangaza si ubwise bwacu ntubuzi siko buzagera ngo kabicyondo uzapfa ubusa ye baya cyane ko nabo cyane muto ntabwo byo ngo nibaravugana ntabwo turavugana ariko nyine ndabyizeye ndabona rwose bizacamisha nicyo n'ingaruka nzaza nkubwira uko bimeze ahubwo reka ngende ukuntu navomerera jaride yanjye ndabona itangiye kuma kubera izuba genda umamagayira ni mirimo ndakumva mirimo umeze utese urakomeye aha i Kigali muri kuturusha iki izuba ni twese okay none se turabarusha iki hano aha ni byinshi kabisa wanjye ngo Kigali yimukiye aha ngaha Nyamata igitumye abantu bari kuyikunda bari kwimukiramo cyane irimo iterambere niho riri kwimukira ikibuga cy'indege amashanyarazi yaratwegereye amazi ni menshi inganda zabaye nyinshi ibibanza birahari ku bwishi nukuri ndahagukomboje pe nanjye urabizi ko nari nashaka kwimuka ngo mve Kigali ariko narahageze banembereje mbona ubwiza buhari numva ndahakunze ubu ndatuye okay waza nkazakwereka nta kibazo wenda nomboye twazaturana n'ubundi dore ko twari inshuti ni heza kabisa ni heza umuhanda wa gare ya moshi uzanyura hafi yacu uzaca hano mu Bugesera kaburimbo zabaye nyinshi urebye wagira ngo ni i Kigali wagira ngo naho iwanyu i Nyarutarama ahubwo tuzabonana nkwereke nushima nawe uzatura uzambwira
ni heza cyane, ni heza, hamaze gutura abantu batoroshye bakomeye bagiye bava impande n'impande. Uzaze duturane bimeze neza. Amashuri ni menshi, abana bawe bakiga aho ushaka, amashuri ari ku rwego runaka wifuza. Bimeze neza cyane, bimeze neza. Ubwo twabihuza noneho ukazaza ukandeba ukangeraho nkakwereka. Dore ko ari nako kazi mbamo, nirirwa nuza abantu mbarangira, ari uwaba ushaka inzu, ari uwaba ushaka ikibanza, nibyo mbamo, niko kazi kanjye ka buri munsi. Sawa, turi kumwe naribo. Sawa meza. Sawa. Kankomeza akazi kanjye buriya ndamutegereje, arambwira kamvomere nazanjye. Umunaniro we. Ese waje? Naje mama koko. Ndananiwe cyane. Amatungo si yaziritse? Amatungo yaziritse aho hirya, narindi no gukondora isina. Nyamuneka ujye ureba ibisambo sigaye byarateye buriya mu kanya waza ugasanga bazizituye. Ntacyo ziba ndi maso. Ariko si mama koko, ko naniwe wamaye ku mazi nkabanza nganywa koko. Ko numva meze nabi. Ukanze murebere. Ndumva meze nabi. Nanjye murebere. Yesu we, rego umunaniro. Abagabo burya kabisa tuba dufite akazi. Ariko nakundi n'ibyanjye mba ngomba kubikora. Ziriya sina nazo zikeneye isuku. Nta mpamvu n'imwe yo kubireka n'ibyanjye. Ariko ndumva aho nzigejeje ni heza. Wahanyura mu minsi iri imbere ntabwo yanseka. Ariko ndananiwe cyane. Mama koko, wamba bari ukandengera ko numva umutima uri kunsimbuka. Mfite inyota nyinshi. Izuba ntabwo riba rinyoroheye pe, narindi gukoraho. Banguka cyane. Banguka undamire. Ariko none si icyakuzanyira. Mfite icyaka giteye ubwoba. Kira nkuramire ndabona bimeze nabi. Urakoze cyane umugore mwiza. Ko nanjye nkomeze matututwaye. Niba bari bwicure bihiye. Ntinze no kubikora. Urakoze cyane. Uziko wari urembye. Kaniyongere. Yampaye. Uzi ukuntu umutwaro uri kunjya kubera izuba. Ndabona ryagucaniye. Urandamiye pe. Ako pakuko. Karamel. Nibutsa kandi. Kankubita inkuru. Ngaho mugeze biba. Ejo wundi nahuye na Jacques. Maze wa mukuru watunyuraho. Simuvuze arankonkoboye koko. Uziko abantu bo basige barakazwa no kuri uri kubabwira. Nari ngize ntindamubaza nese ko mbona uri mwene nyoko. Aho urazinduka nta kazi. Ko mbona wateye imbere wamufashije. Maze abarazamukiye muri ryagaca. Gusa nkinjire mu by'umuryango wabo ngo ntibindeba. Ntabyo nyumva. Koko tuvuge uriya mukobwa ubona adashaje. Yewe nabonye bari abantu ariko bateye. Iyo babwiye ukuri kuriho bararakara cyane. Ariko kandi uriya mukobwa wabo nyine buriya ni kuriya nyine. Ese ubona hari iherezo? Ubona iherezo ry'wariri burazubaka. None ko mbona ashaje. Urafite icyo yizeye. Naho ngo ntajya yemera ngo ashaje ngo ahora ari umwana mutoya. Nzaba ndeba ubwo guhora ari itota aho bizagerara. Urafite icyo yizeye, burafite imara abitse. Ariko papa koko n'ubu mushinyaguze. Akaba avuga ati mu mwaka uyu n'uyu nguyu Imana hari uko izabigenza ntabyo nzi. Ariko nkurikije imyaka afite, nkurikije ko yabyirukanye na ba mama. Simbizi. Ngaho shigikira. Ubu se kamanze nkubaze abitse amafaranga abitse. Agahena zita zazitura yakeneye utuvuta nk'abandi bakobwa nabira kutamenya ngo abikura hehe. Ese buriya urabona amaherezo yarayaye.
abajyanama bamugiriye inama wacu yanze kumva na n'uyu munsi ariko buriya ubuzima bwe ni ubuzi. Nzaba ndeba ngo afite ubwiza ahora arata icyo mpamya bwiza bupfubusa nk'uruhu rw'imbwa nzaba mbarirwa ibyiwe. Ubwo bwiza ubwo nyine yiringiye yuko buzamugeza aho agomba kugera mu rugo iwe nyine. Ubwiza se baraburarira wenda we buriya azaburya sinzi. Iyo baburibwa yewe yakaba yararangiye ko bufite se ariko mbona ntacyo buzamumara n'ubwapfuye busa nyine nta kundi. Reka turekera. Usa niba bene wabo umuntu yababwiraga ntibabifate nabi bakumva ko ibyo umuntu ababwira ari ukuri ntacyo byari bitwaye ariko Jacques yanyije undi tubanza atazongera no kumara mwana aramutse sinamenye. Jacques nabonye ari wo mutima afite umutima mubi wo kuvugira mwene nyina nabi. Iyo umuvuze nawe akakumva mwana gwana yakumerera nabi. Ufashamo rero ukabireka nyine ukabireka yuko weho kubavugaho no kubaho wabiretse ukabihorera. Nuko mbyumva. Ariko se ariko ari nawe da nkawe sinese wavuga mwene nyuko nabi. Erega bana waba bibona aho yageze hirya nibwo yumva ko ibyo twamubwiye ari ukuri ariko ababibona. Ese hano ngo ari mwiza ariko ukuntu yatangiye kuzana iminkanyara. Ibyo birakabije. Nzaba mbarirwa reka ndekere nibi ngibi birabaye. Teka vuba niyenda abana kuko ku mugoroba ndasubira mu kazi. Kanza mbironge mbashire basange nawe ibyo uriya mukobwa sinzi niba tuzazinywa ubwo tuzaba tubibona. Wabonye cya kibanza? Nta kibonye. Atari cyiza. Nuko mbona ari korera. Oya. Hari gutura abakire, hari gutura abasirimu, reka nkwereke ubwiza bwabo. Hano haruguru kuri uyu musozi yimoka yumva. Hagiye kubakwamo ikigo cya gisirikare. Hagiye kubakwamo amashuri ya gisirikare nyine. Bagiye kubakamo hari n'ibindi bikorwa remezo bagiye gushyiramo bamaze ibisi badutangariza abaturage. Noneho ikibuga cy'indege nkuko tuvugana kuri telefone uri kuza kundeba nakubwiraga kiri hano hakurya ho gato nakagari kamwe wambuka. Kumva ngo niyo mpamvu nagushakiye ikibanza kuri uyu musozi aho witegeye Nyamata yose ndetse n'ikibuga cy'indege aho uzabukireba. Ubu Imana igwaye amafaranga kubaka inzu igeretse na kabiri twahureba ku kibuga cy'indege. Ahantu hiza neza kibona bari kuza kuri uyu musozi. Hanyuma se hano harimo metero zingahe ugera kuri kaburimbo? Metero ugera kuri kaburimbo? Ugera kuri kaburimbo harimo metero 200 zonyine. 200 zonyine. Ni hafi cyane. Nze gato. Hafi cyane. Karame. Oya ntago ndi mu kazi nagiye gushaka ikibanza Nyamata. Nagiye gushaka ikibanza Nyamata ndi kumwe n'umukomisiyoneri reka tubuze kuvugana. Nta kibazo. Niko? Yes. None saha bari bavuze ko twabazingaye. Aha. Aho ureba uri kuvuga ngo ni kuri. Aha harahenze. Ariko ndabizi ntabwo twarabanye ndakuzi. Ahantu aho wabona ikibanza cyose gituranye n'iki. Hageze kuri miliyoni izo 8. Nkaye nka da 8. Nuko nyine uri umukomisiyoneri. Oya ndi n'inshuti yawe rero. Tureke kuvuga ibya komisiyo ndi n'inshuti yawe. Rwose bya komisiyoneri ndabizi. Aho nago byakunda. Nago byakunda naguhariye nyukibariza. Naga aho ngaho bigishoboka hano iwacu. Hano muri Nyamata bafite ibyangombwa. Ibyangombwa birahari. Mitasiyo wayi tuyikorerwa byihuse. Okay. Tujya kwa noteri bose bakayigukorera. Ahubwo wambaza ngo mezire zaho zinganute hanganute rero. Ahantu nabona bagiye baragiye bakorotira. Aho ngaho ubona n'umuhanda. Siko mbona hanere ibitokira. Hera ibitoki washatse wahareka agakomeza akabubwiza nyaburanga. Cyangwa se nyine ukazikuramo kubaka inzu ijyanye n'icyerekezo nyine
ubuyobozi bushaka gutura i Kigali byo birarambiranye rwose. Kigali nta kazu. Oya mukuze natwe twaraje. Tadushaka akantu k'akayaga. Hanyuma se metero zaho zingana zite? Metero ni 20 kuri 30. Ni hanini haragutse. Okay. Nacyo. Noneho nyiraho se turamubona dute? Nyiraho atuye hano hepfo waje uri tayari twahita tumugeraho ukahana mukishyurana turajya kwa noteri nta kibazo turava yabikoze byose cyangwa yemera kuva na kera rega wowe uza wuzuye aya mafaranga se shaho kari kwa kundi reka tugende ubwo tujye kumureba hanyuma ubwo turahita tubisoza ndavugisha noteri nimba mfite nimero ye turahita duhura nawe tubirangize hari ikibazo sawa tugende tubirangize wakoze cyane kuza kudusura. Amakuru y'i Kigali si yo mwaturutse. Kigali turaho. Ariko haracyashyuha nka mbere maheruka kera. Kigali harashyuha ariko ni Bugesera rimwe na rimwe bajyaga bambwira ngo harashyuha ariko nabonye atari byo. Inaha byarahindutse rero. Hasigaye hameze neza haba havanze. Kuri mufite view nziza pe. Yawe wajya gutubera umuturanyi se. Mvangiye kwabera umuturanyi. Iminsi mike rwose. Nzaba nabaye umuturanyi wanyu. Cyane ko ari byiza. Ufite gahunda zo kubaka se vuba? No kuvuga ngo nari mfite gahunda yo kubanza kujya muri Canada. Ariko nimvayo bizaba ari nko mu kwa 12 nzahita nangira kubaka. Yego ko. Unihagaze hoda. Uno muri Canada se. Ni iby'iki gihe. Nanye mpano bari nk'ika rero ariko ntacyo uzanjyanayo. Imana nibishaka. Nzanjyanayo da. Mbonye umushuti muzi kugenda hejuru mu kirere muzangizayo. None se tumaze iminsi tuvugana gusa ariko nyine wakoze kuza kunsura nyine nishimye. Aka gafoto nabonye kuri WhatsApp buriya niko burana akawe. Nabonye agafoto umuntu akiri umujeni rwose. Ubuse bwurabona ameze nte? Ndabona ibyo mbona bitandukanye. Cyangwa ni za sinapu. Oya. Ntabwo ari. Ni konsa undebe neza udebe ni konsa. Sona kari konsa. Ndabona bidahura rwose. Nyamara rero nukunsa kandi nyira ku gafoto nakange rwose kandi ntabwo ari akakera. Nakavuba rwose no kuvuga. Hari umukobwa nari nabonye naha. Nkajya mbona iyi foto ufite kuri WhatsApp nkajya mbona ni wowe rwose. Nkajya ngira ngo ni wowe kandi none ndabona bidahura. Reka. Umukobwa se nuwahehereka ariko n'ubu. Sinzi namubonye inanga gutya ko ufite imisatsi. Gusa n'umwana mwiza uko namubonye. Uwo mukobwa ntawe. Tanze ubuse wabonye wese ko numva nababonye cyagiye wari uri kumwe n'agakwandi ko nabarebye ko nabonye ntawe. Agakwandi hariya ni wa mukomisiyoneri. Komisiyoneri. Aze kunyereka kirya kibanza. Hari umukobwa waduciyeho kandi banza mwari muri kumwe. Mwiza we mutemba nshyushyu. Ubu nta nubwo ndeba. Kuba mwiza se yego nawe uri mwiza ariko buriya se abantu bose bakunda kimwe. Yako nawe ntacyo utwaye pe. Ntacyo utwaye. Harya mvuze ngo umuntu umeze ngo umwana w'umukobwa umeze ate? Umwana w'umukobwa mwiza usa n'afite inyinya, imisatsi. Inyinya? Imisatsi kimanuka. Yambara kaberwa kabisa. Ahubwo si ubwo si mushuti wanjye uyu nguyira. Usuye uzi mushuti wanjye ari wabonye. Kuri umukobwa namavuga ngo mwitegereza ukuntu asuzugura. Wamuretse uriya. Ukuntu asuzugura umuco no kuntu nana basuze wowe uriya. Bisura mushaka y'ikuriye. Mbona ndebye se buriya yabonye ko namurebaga.
yandi umukobwa mwiza ariko uri arasuzugura kandi ngiye rwose ntacyo nkwa sinzi impamvu ushaka kurera abanyakigali wetse ko ntamenya n'ibyanyu urasira arasuzugura ra sinzi ibyanyu basuse kubonye ameze nkaho ari civilize se asobanutse yego nyine ni umukozi ntaketse niba aricyo wamuciye wenda kuba yarize numva ngo yiga niba ari za kaminuza iyo ngiyo numva ngo akora mu karere cyese niba aricyo wamukundiye wenda nta wamenya nawe muri sona kandi ushobora kureba n'inzobe yanjye sibura mukobwa w'igikara kuriya juste no kuvuga ngo nakagombye kugira inshuti nasigira imitungo yanjye mu gihe ntari mu Rwanda akayitaho kandi urumva ni ibintu bisaba umuntu ushobora kuba yarakandagiye mu ishuri so wihangane ntago rwose ya agora mwana so ndamubona gute mva bako bagira ngo kirawe tuzahura ubwo mva ndabona ari hatari izi raporo ko kundi zisoza ako nakundi mba ngomba gukora akazi sha azamera nk'aba bakobwa nabonye ari ngo ni ba gicari hano nanyumvishe sinamukira ego ko mana ko yanyica nayo yanyirenze gicari uri hari nawe ntashobora gukora akantu na gato wawe irwa yicaye kanikorere mama wiriwe neza ego ko mana se gicari uhari ubwo rero warurimo mvuga ko nakumva nta n'isoni ugira ubuswa kanya waruswa nabyibagiwe n'ibisatsi birereta aho ngaho dore ko mwirwa mu biraka uri nduvuga ngo ndakuvuze ntabwo nandi kuvuga ibintu biri byo ubuse mu kanya waje kwinyuzwa imbere y'umusore wansoye ko muzi kwibonekeza mwigira nawe mwinyuza imbere yawe bigenda mwinyonga ubwo se wowe have sigaho abantu batamenya ko ari n'abana ubu ngewe ngana nawe ariko narumiwe nese ubona ngewe ngana nawe ahubwo wayo ugenda mu bakecuru bagenzi bawe mugeze mu kigero kimwe ubona ngende kuri revo yawe akubwiye undi wera ndo umukecuru wagiye ureka ureza ko umukecuru ahubwo urahoze kurangara mwarize ngo akaza akaba ari impamvu za kuntwara umugabo ngo muzi kuvugana icyo cyongereza umva cisha makeya muko umenye ko ejo bundi wavutse nkureba ujye ugenza agakira yego nyine byumve ko navutse nkureba niyo mpamvu nganuko wakaba ifite abuzukuru ubundi buzana gukora iki njye mba ndi kwibaza ahubwo uraza kumbona ni utanabizi nkubona ryari nakubona uriya musore n'uwanjye ugomba kubimenya neza ese ya musore yuzusha wavuze ubu n'ugukwiye impingana nzima guje kureba ngo umusore n'uje kumbwira umenye ko agiye kujya muri Canada kandi igihe cyose namaze nari negereje umusore uzanjyana hanze ndakwiyamye rugabanye ibyo ngibyo byaza umenye ko ntana hanze umusore sako abasore bo hanze sugira ngo biteza abakobwa bashaje badafite n'iki na ufite amashuri yawe se basi ngera gica ufite ayo mashuri ariko ndi mwiza uri byiza nese nyandi mubi reba ukuzonansa nawe se reba ukuntu reba icyo gikara uretse sizi inzara wateye kuko ntamenya aho baziterera wazibonye ariko wazibonye byatuma se witunyirata ukanyemera ngaho tegereza okay tuzareba uwo mwiza azahitamo niba uri mwiza umva ndagiye kandi uzagenda ahubwo hakabakecuru b'iki gihe ubu mama wayirirwa yicaye hariya ngo uzaza ngo uzagira iki wirirwa wirukanka uza kwirukanka ku basore bakiri abana arumiwe gusa kanikorera akazi nzaba ndeba byisi we ni hatari ngo gicane nongeze kure pe uriya mwana w'umukobwa wo kwa Kabirara ambwiye nabi koko ubonye ngo nibonera umusore uzanjyana mu mahanga narangiza azamuntwaza ko ngo yize kutiga we sha nkurikije ubu bwiza bwanjye mfite iyo mbona narageretseho no kwiga ubu ngubu rwose mba ngeze kure n'ibyo bihugu byo mu mahanga nifuza mbona nabigejejemo ariko birambabaje ya mwana mbwiye nabi bikutiyeho n'ibyo shangazi yambwiye ejo bundi sha birambabaje koko uriya musore ukuntu namukunze se ariko nanjye wanza ntashobotse asa abasore bose mbonye ko mbakunda kandi batananyitayeho sha nanjye wanze ibyanjye ntabyo reka ninkore amazi nyaturumaje nsanage noneho nta n'umuntu uri aha ngaha ndi jyenyine n'irungu n'agahinda n'ishavu ntewe n'umwana w'umukobwa sha yihora ariko ntacyo simva kwizima ntatwara uriya se ubundi abasore bose arabatwaye pfa kuba ndi mwiza nzabona undi hari ubwo batinda se cyangwa amaze ntacyo bimwe. 啊。
se kumva utishimye ubusira ngo nibwo nkibyuka ariko nyine mfite n'utubazo se n'ubizi wowe ufite utubazo cyangwa ufite ibisubizo wa musheri se bigeze aho wowe muheruka kukubwira igeraza akagusura ufite amakuru ashyushye ntukambwire ntumbwire byagenze bite bose bazareka ari imyaku siko nta muzima n'umwe ubamo yaraje ahubwo nyine ndashya ndashyuha ndatura ndatogota ambushe kwiryamira gusa yandaje nabi yo kanyagwa mwashwanye se twashwanye se yigeze ananyitaho burya yampamagaraga mvugisha ngo yishakira wa mwana wo kwa Kabera waruhinja umwe urangije kwiga usigaye akora mu karere ngo ni abanyamashuri ngo ni ibiki n'ibiki by'abakabirata kandi cyangwa ukuntu cyagikobwa ari na kibi umva nkubwire ni mu bari afite amashuri nakubwiye ngo iki nakubwiye ngo umukobwa niyo yaba ari mwiza adakora atarize abasore b'ubu nta gaciro baguha birabareba byo nzi ngewe nuko nzi azansanga nyamara uzifuza umuhinzi nka Kagenza urabona tubaye iki mutegereje abize mubaye iki se wowe murabana ari hehe ariko wacyugabanya ko wagiye bibwira undi utakuzi kwa ngiye tuzi nayo none suretse ingorane yagize bakamufunga hari ikindi kibazo twari dufitanye urashaka azaza ryari urashaka agamaze imyaka yose ngomba gushaka icyambere cy'umugabo wize ufite amafaranga wowe ufite amashuri angahe ariko se nge ako nzabivuge nzaruhe gica ufite ikimero gica witonde uri umuvandimwe wawe none singukurikira mfite abana bangahe aho nzabyarira se sinzabyara sibariya babirwa bakurushya reba ukuntu busa nawe reba do umeze ngo bitwaye iki ako ngereye ibyo mbwira byose reka nicyo biri buhindureho reka ngiye nkubwira nubwo uriya yambabaje akagira gute ngo utari ko nzabona nkakugira inama ariko ngaho mbwira ndo kugira ngo uzabone umusore mwiza wo muri ino viziyo iyi turimo shaka ikintu ukora wiga se umwuga udode wenda iki udode iki ujye mu isoko se ucuruze ubanza urimo kurota mbabarira cyane none se ugutegereje iki ngomba kuguma muri iyi nzu ya mama uri kunyumva neza uri mwiza birahagije nkicara nkatuza ubundi iyi nzobe yanjye ikabakurura ubwo se ko baza bagenda ubarwanira noneho n'impinja uwanjye narazi ngaho reba gicari w'imyaka 40 na wa mwana w'imyaka 10 muri kurwanira umugabo reba iyo foto urumva utatangiye gukorwa n'isoni muri uyu mudugudu ibyo niwe ubibona mwana we cyukoze unteye agahinda muvandi unteye agahinda pe gicanago nari nzi ko waturumbira ubabaje y'iki se warambyaye ko mfite mama burasema mugira ngo we ntago afite agahinda ko ntabyo aravuga ariko ubundi ko ntabyo aravuga akaba ari ukomeza ubimuvugira ubundi bashengutse hejuru babajwe nuko ntamusanza basikiwe ubu yagiye mu kazi nawe ubyutse saa 5 uritoroye rwose ubundi wangabanyije umuntu hari ibiryo byawe ndya hari ubwo ndari wawe nkurura nshaka yi sinanabiguha kabiri nawe ntabyo nshaka rwose umane byawe umva reka ni yararutse Kagenza uri muri gereza uziko ari byawe bivuze ngo urugo rwirutwa na gereza sha yararutse ni nayo mpamvu atazaza vuba none ntiyabara nayo ngo azaza aho yagendeye ubona ntariteje imbere ahubwo azaza yishimye kuko azabona twaragize aho tuva naho tugeze nta muntu muzima wabana nawe kabiri we nukunda ibyiza haguruka ugenda ngo uri mwiza iyo nzobe usurane ko nari mwiza iyo nzobe se wayirya umugabo wagushyira mu rugo ariko ntacyo winjiza nuwe reka nigendere baba nazi umubwire yuko nageze hano nkamubura kandi sinari kumusanga ku isaha ibyo uvuze byose wumve ngo utaye inyuma ya Huye okay kanigendere buriya uzasigara witekereza se naragwerekera numva nifitiye ibitotsi n'ubundi reka kwiryamira numva nawe hina ya maguru yawe ninyurireho nanga kuruhanya nawe niyo mpamvu ariko ubundi ubwo bushinze ubukura ariko mu muryango we wacu nta bushinze buba nzira niciye wa mugore ugira amahane ariko ntambambarazwa nsanze wacu so mbaye ndi wawe ra